rengera ubuzima igitabo cya mbere igice cya 12. Kunganira abatagira akazi n'abatagira aho baba. Uko abatagira akazi n'abatagira aho baba bashobora kubona imigisha y'Imana ni ikibazo abantu benshi bafite impuhwe baharanira gushakira igisubizo. Ariko ntabwo ari abantu benshi ndetse bo mu bigisha n'abategetsi basobanukiwe n'imiterere y'ibintu byo muri iki gihe. Abahagarikiye ubutegetsi ntibashobora kurangiza ingorane ziterwa n'ubuhanya n'ubugome. Barushywa n'ubusa bashyiraho amategeko n'amabwiriza agenga ubucuruzi. Isezerano rya kera ryigisha byinshi byerekeye ku byo gukoresha amaboko no kunganira abakene. Mu migambi Imana yari ifitiye Abisirayeli, umuryango wose wagiraga isambu ihagije uhingamo. Ibyo byatumaga babona ibyo bakeneye byo kubafasha mu mibereho yabo. Ntacyo umuntu yigeze yongera kuri iyo gahunda. Ubuhanya n'ubugiranabi buriho muri iki gihe byazanywe n'uko isi yaretse iyo migambi yahozeho. Igihe Abisirayeli bajyaga gutura muri Kanani, umuryango wose wahabwaga gakondo yawo. Umuntu yabashaga gutanga gakondo ye igihe runaka, ariko ntiyashoboraga gutanga gakondo y'abana be burundu. Igihe cyose imyaka 7 yashiraga, abarimo imyenda bose barayiharirwaga, maze mu mwaka wa 50 cyangwa mu mwaka wa yubile ubutaka bwose bugasubizwa nyirabwo. Ubutaka ntibukagurwe ngo bukunguranywe, kuko ari jye nyirabwo, namwe mukaba basuhuke bansuhukiyeho. Mwene wanyu nakena akagurisha kuri gakondo ye, umucunguzi urushijeho kuba bugufi bwe aze acungura icyo mwene wabo yagurishije, ariko natabasha kugicungura, icyo yagurishije kizagumanwe n'uwakiguze ageze ku mwaka wa yubile. Abalewi igice cya 25 umurongo wa 23, uwa 25 n'uwa 28. Mujye mwubahiriza umwaka wa 50 mu gihugu cyose, mutangariza abo muri cyo bose umudendezo. Mujye musubiza umuntu wese muri gakondo ye, kandi umuntu wese asubire mu muryango we. Umurongo wa 10. Ibyo byarindaga abantu gutunga ibirenze urugero, n'abandi bikabarinda kwicwa n'ubuhanya. Mu Bisirayeli umugabo wese yari ategetswe kwigisha abahungu b'umwuga w'ingirakamaro. Abantu bakomeye bo mu Bisirayeli bari barigishijwe iby'ubucuruzi. Umugore wese yigishwaga iby'imirimo y'imuhira, kandi uwayimenyaga neza yubahwaga nk'umugore w'umunyacyubahiro. Abigaga mu mashuri y'abahanuzi bigishwaga imyuga, kandi abigishwa benshi babashaga gukoresha amaboko bakitunga. Nyamara ibyo ntabwo byamazeho ubukene burundu. Ntiwari umugambi w'Imana ko ubukene bwashiraho rwose. Ubukene ni kimwe mu by'Imana ikoresha byo gutunganya imico y'abantu. Kuko ari ntabwo abakene bazashira mu gihugu, nicyo gitumye ngutegeka nti ntukabure kuramburira ibiganza mwene wanyu w'umuhanya ugize icyo akenera mu gihugu cyanyu. Gutegeka kwa 2 igice cya 15 umurongo wa 11. Nihaba muri mwe umukene wo muri bene wanyu, ntuzanangire umutima wawe, ntuzagundire ibyawe ngo byime mwene wanyu w'umukene, ahubwo ntuzabure kumuramburira ibiganza, ntuzabure kumuguriza ibimumaze ubukene. Umurongo wa 7 n'uwa 8. Kandi nimusarura ibisarurwa byo mu gihugu cyanyu, ntimuzasarura inkokora z'imirima yanyu zose. Abalewi igice cya 19 umurongo wa 9. Nusarura umurima wawe ukibagirwa umuganda muri wo, ntugasubireyo kuwuzana. Nukubitira umwelayo wawe kugusha imbuto zawo, ntugasubire kwakura amashami yawo bwa kabiri. Nusoroma imbuto z'uruzabibu rwawe, ntugasubiremo guhumba. Izisigaye zizabe iz'umusuhuke w'umunyamahanga n'iz'imfubyi n'iz'umupfakazi. Gutegeka kwa 2 igice cya 24 umurongo wa 19 kugeza kwa 21. Kumvira amategeko y'Imana bitera abantu kumererwa neza. Icyo ngicyo kizatuma Uwiteka Imana yawe guhera umugisha umurimo wawe wose n'ibyo ugerageza gukora byose. Gutegeka kwa 2 igice cya 15 umurongo wa 10. Amategeko agenga umurimo mwiza. Ijambo ry'Imana ntabwo ryemera amategeko akungahaza abantu bamwe abikoresheje kuryamira abandi. Ritwigisha kwishyira mu mwanya wabo tugira icyo dukorera. Ushaka indonke ituma undi amererwa nabi, cyangwa se uwungukira mu ntege nke z'undi, cyangwa se mu bushobozi buke bw'undi, abacishije ukubiri n'ijambo ry'Imana. Nuguriza cyangwa nutiza mugenzi wawe ikintu cyose, ntuzinjizwe mu nzu ye no kwiha ingwate mu bye. Uhagarare hanze, uwuguriza bari usohokana ingwate ayiguhe. Kandi niba ari umukene, ntuzararane ingwate ye. Gutegeka kwa 2 igice cya 24 umurongo wa 10 kugeza kwa 12. Nugira icyo ugurisha mugenzi wawe, cyangwa nugira icyo ugura kuri we, ntimukariganyane. Abalewi igice cya 25 umurongo wa 14. Ntimukagoreka imanza cyangwa gupima kw'iminzani n'ibyuma muyipimisha, cyangwa ibyibo mupimisha. Abalewi igice cya 19 umurongo wa 35. Mujye mugira iminzani itunganye n'ibyuma muyipimisha bitunganye. Umurongo wa 36. Ugusabye umuhe, kandi ushaka kugira icyo agutira ntukamwiyame. Matayo igice cya 5 umurongo wa 42. Umukiranutsi agira ubuntu agatanga. Zaburi ya 37 umurongo wa 21.
reka ibicibwa byanjye bibi iwawe, ubibere ubuhungiro bw'ababinyaga. Yesaya igice cya 16 umurongo wa 4. Imana yashakaga yuko gahunda y'ubuzima yahaye Abisirayeli yabera urugero abantu bose. Mbega ukuntu iyi si yajyaga kuba ari nziza y'amahame y'ubwo buzima aza gukomeza kuba uruhererekane kugeza uyu munsi. Imipaka y'ibyaremwe iragutse cyane, haracyari uburyo bwatuma abakeneye aho baba bahabona n'ubwagaburira abadafite amikoro ahagije. Isi yuzuye imigisha ihishwe yagenewe abantu bose bafite kwihangana n'ubushake bwo kurundarunda ubutunzi bwo ku isi. Guhinga ubutaka ni uburyo bwo guhaza abantu benshi bibatunga. Abantu ibihumbi byinshi birunze mu mijyi ntacyo bakora kandi bakaba basa n'abatunzwe n'ubusabusa bashobora guhinga ubwo butaka. Ibihe byinshi kandi usanga n'ubwo busabusa budatangwa ku byo kurya ahubwo butangwa ku mayoga. Abenshi bagerageza gushaka ubuzima bakora iby'uburiganya mu cyimbo cyo gukora. Gushaka kubaho udakora ni ugucira icyanzu ububi n'ubugome. Mu mijyi minini imiryango yirundaniriza mu tuzu tw'amanjwe, utwinshi tukaba dusa n'imyobo icuza umwijima, imvura yaguga ugasanga bavirwa n'umwanda w'umurayi. Ahantu nk'aho abana barahavukira bakahakurira ndetse bakahagwa. Ntibigera babona ibyiza Imana yaremeye kunezeza abantu. Babaho imibereho yo kwambara ubusa no kutabona ibyo kurya bihagije, ari nako bakikijwe n'ibibi n'ubuhanya. Abana nta kindi bumva abantu bavuga atari ugutuka Imana. Inzoga, itabi no guhenebera mu by'iyobokamana bihindura ibitekerezo byabo. Bityo abantu batabarika bakimenyereza guhinduka abajura n'icyorezo mu karere batuyemo katumye bahinduka abahanya. Ibyiza byo kuba mu misozi. Abakene bo mu kajagari ko mu mijyi bose ntibahwanye. Abagabo n'abagore bubaha Imana batezwa ubuhanya n'indwara n'amahirwe make. Abenshi baterwa ubukene no kutagira umwuga bigishwa. Iyo bageze mu mijyi bakabura akazi maze ingorane zikabatahaho, baba bageze mu bigeragezo biteye ubwoba. Bene abo nibo bakeneye ubufasha no kugirirwa impuhwe. Abakene bo mu mijyi baramutse babonye aho bahinga, babona ikibatunga bigatuma bagira umunezero batigeze bagira. Mu mijyi baraharuhira, ntibabone ikibageza aho bashaka kujya, bakagira ibibakomereye n'ibyo babura, nyamara baretse umujyi n'ibibi byawo, imvururu zawo, ubugome bwawo, bakigira gutura ahantu hari amahoro kandi haboneye, bahirwa bitangaje. Abenshi batuye mu mujyi bahora bareba ibintu by'umwanda, utuyira tw'impatanwa n'ikirere cyuzuye umukungugu n'imyotsi. Abo bantu bagiye ahantu hari ubutaka bwagutse n'ubwatsi butoshye, bakaba ahantu hari umwuka mwiza, nibwo bamenya ko Imana iri kumwe nabo. Babasha kumva ijwi ryayo ivuganira nabo mu byaremwe, maze ubwenge bwabo n'ibitekerezo byabo n'umubiri wabo bigakizwa n'imbaraga itanga ubugingo. Hariho imiryango y'abakene itabari kutabasha kubona icyiza wayikorera cyahwana no kubatuza hari ubutaka buhagije no kubigisha kubufata neza kugira ngo babone ikibatunga. Ndetse no mu gihugu ugezemo cyose usanga abantu bakeneye kwigishwa iby'imyuga no kwifata neza. Usanga abantu baba mu mazu y'utururi, batagira ibyo bicaraho n'imyambaro, batagira ibikoresho byo mu nzu, batagira ibitabo, badafite ibyabunganira mu byo batunze no mu by'umuco. Abo bakwiriye kwigishwa, bakeneye kumenyerezwa kuvugurura ingeso zabo. Bashobora gufashwa bate kugira ngo bazahuke? Aho ubukene bwiganje hakorwa iki? Ubugorozi nyabwo ntibubasha kugerwaho abagabo n'abagore badafashijwe n'imbaraga itari yo basanganywe. Ni umugambi w'Imana kugira ngo abakire n'abakene babisanga n'ingoyi, bafatanirijwe hamwe n'impuhwe no kunganirana. Abafite amikoro n'impano bakwiriye gukoresha izo mpano bahesha bagenzi babo umugisha. Abakristo bafite amasambu bahingamo bashobora gufasha abakene, bakababonera aho baba, bakabigisha no gufata neza ubutaka kugira ngo bwere, no gukoresha ibyangombwa by'ubuhinzi n'ifumbire no gutera imyaka. Abenshi babona umusaruro muke kubera uburangare bwabo. Imirima yabo ntifatwa neza, ibyo bejeje ntibisarurwa ku gihe, kandi bahinga bagahinga batageze isuka hasi. Gahunda nke, umwete muke, kutiga bihagije uburyo bwiza, byose bihuriza hamwe gusaba ubugorozi. Mureke higishwa uburyo bukwiriye. Mushyire imbere ubuhinzi bw'igihugu cyanyu. Igihe mushoboye mugire icyo mubwira umuturanyi. Mwerekana akamaro k'ubutaka igihe buhinzwe neza. Umuntu uzi umurimo runaka ufite akamaro akwiriye kwigisha no gufasha abatawuzi n'abatagira akazi. Hari imirimo myinshi abagore n'abagabo babasha gukora. Umuntu uzi guteka neza n'uzi gufata inzu neza, n'umudozi n'umuforomo, ubufasha bwabo bose burakenewe. Mureke abakene bigishwe guteka, bigishwe kuboha imyenda no kuyidoda, bigishwe gufasha abarwayi no gufata inzu neza. Abahungu n'abakobwa bakwiriye kwigishwa gucuruza ibifite akamaro. Abahinzi, abacuruzi, abubatsi n'abafite ubuhanga mu by'imyuga n'ubukorikori bakwiriye kujya mu masambu yirengagijwe kugira ngo bavugurure ubutaka. Bakwiriye gutangiza inganda, bakiyubakira amazu yoroheje, bagafasha n'abaturanyi.
Mu bihe byinshi dushobora gufasha abakene neza mu gihe tubigisha kugira icyo bakora. Abatigishijwe gukora ntibabasha kugira ingeso yo gukora iby'imyuga no kunamba no kuzigama. Akenshi kutita ku bintu no kudashyira mu gaciro byica byinshi byajyaga kunganira imiryango bigatuma imererwa neza. Imyaka myinshi iva mu mirima y'abakene, ariko hari ikeneshejwe n'akarengane. Imigani igice cya 13 umurongo wa 23. Hari igihe gufasha abakene bibatera ubujiji. Igihe duha abakene tutabigisha kugira icyo bimarira, tuba tubagirira nabi. Gutanga muri ubwo buryo bitera abantu inkunga yo kwikunda no kubimbura mumaro. Nta muntu ushobora kubona icyamutunga ukwiriye kubeshwaho n'iby'abandi. Kwibwira ngo nzatungwa n'iby'abandi ni ukwishuka, kwihenda ndetse n'ubujura. Abantu ntibakwiriye gutunga ushobora kwitunga. Ubugira neza nyabwo ni ugufasha abantu ngo bamenye uko babasha kwifasha ubwabo. Igihe umuntu aje kudusaba ibyo kurya ntidukwiriye kumwirukana, ariko ubugira neza nyabwo bushaka gusobanukirwa no gutanga ubufasha bwarushaho kunganira umuntu. Kungura umuntu ibitekerezo, gutanga igihe cyawe umwungura inama bifite agaciro karuta k'amafaranga gusa, kandi nibwo bugira neza nyakuri. Mwigisha akamaro ko gukora ku bapfusha igihe ubusa. Mubereke ko idini ya Bibiliya itigisha abantu kuba inkorabusa. Ibihe byinshi Kristo yateraga abantu umwete wo gukora. Nkwiriye gukora hakiri ku manywa bugiye kwira, kandi iyo bwije nta muntu ushobora gukora. Yohana igice cya 9 umurongo wa 4. Kristo yazanywe mu isi no kuduha urugero rw'uko dukwiriye kumera. Kristo ashaka ko abamukurikira baba ibyitegererezo bitunganye muri byose. Ingo zacu zigomba kuba ibyitegererezo n'ingero zo kwigisha, kugira ngo imyuga, isuku, imvugo nziza n'amahoro bisimbura ubunebwe, umwanda n'ibitutsi. Kubwo gutanga icyitegererezo dushobora gufasha abandi bakabasha kwitegereza ibidakwiriye biboneka mu ngeso zabo cyangwa se ahabazengurutse, maze tukabatera inkunga yo kwisubiraho dukoresheje umushyikirano wa Gikristo. Mubwire amagambo y'ibyiringiro n'ubutwara abacogora n'abahagaritse umutima. Mwibuke yuko kwerura amafuti yabo bibatoneka, maze muberekere mu bikorwa urugero bakwiriye gukurikiza. Ubugwaneza bugera kuri byinshi kuruta kubagaya. Mubereke yuko mwiteguye kubafasha. Igihe bagize ikibananira ntimukihutire kubaciraho iteka. Kwiyoroshya, kwiyanga no kuzigama ari byo byigisha abakene bakwiriye kwiga, akenshi bigaragara ko bikomeye kandi ntibabikunda. Abantu bo kwisi bakunda gusuzugura, kwirata, kwikunda n'ubunebwe. Ibyo bibi bibuza abantu benshi kubyuka ngo bave mu bibi n'ubuhenebere. Mukwiriye gutera abakene umwete wo kubirwanya. Yesu yaje muri iyi si yicishije bugufi. Nyiricyubahiro utegeka ijuru yicishije bugufi, ahitamo imibereho ya gikene. Ntabwo yari afite amahirwe abakene bandi badafite. Umuruho n'ubukene nibyo byarangaga imibereho ye ya buri munsi. Yaravuze ati, ingunzu zifite imyobo n'ibisiga bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Luka igice cya 9 umurongo wa 58. Yesu ntiyitaye ku mahirwe y'abakire. Gutandukanya abantu yabirebye nk'ubusa. Yifatanije na rubanda atari ukugira ngo afatanye nabo kuba uwo hasi cyangwa se kuba uw'isi, ahubwo ari ukugira ngo abereke amahame y'ukuri no kubavana mu mibereho yo mu isi n'ubutindi. Yesu yashatse gukosora ingero z'ibinyoma zo gucira urubanza agaciro k'abantu. Yahagaze mu ruhande rw'abakene kugira ngo akure ibitutsi ku bukene. Kubwo guha umugisha abakene yabakuyeho umugayo w'ibihe byose. Adutegeka kunyura mu nzira yanyuzemo. Abakozi b'Abakristo bakwiriye gusanga abantu aho bari bakabigisha kugira imico myiza. Mubigishe uko Kristo yiyanze n'imirimo yakoze. Mubigishe kumwigiraho ibyigisho byo kwiyanga. Mubigishe kwirinda ibyo kubatwa no kwigana abandi. Ubugingo bufite agaciro kadatuma bukwiriye gupfushwa ubusa mu byo kwinezeza. Abantu bakururwa n'ibikurura amaso n'ibyagizwe umurato. Baharanira iby'abisi bashyira imbere. Ibyo nibyo abantu bagurana ibintu by'ikubitiro byo mu mibereho y'umuntu. Ibintu biruta ibindi ari byo kwiyoroshya, gukiranuka, kubonera, ukuri n'umurava ntibishobora kugurwa cyangwa kugurishwa. Biherwa ubuntu umuhinzi woroheje kimwe n'umutegetsi w'umunyacyubahiro. Imana yahaye umuntu wese umunezero uboneka mu bikorwa bitikanyiza, umunezero uturuka mu kuvuga amagambo y'impuhwe no mu bikorwa by'ubugwaneza. Kubwo gukora imirimo yoroheje, abanyantege nke n'abari mu mwijima babasha kuba abakozi bakorana n'Imana, bagahumurizwa n'uko iri kumwe nabo kandi bagakomezwa n'ubuntu bwayo. Mureke abantu bakomeze gukora buri munsi umurimo Imana yabashinze kandi izabarinda. Imana iravuga iti, ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Kandi amahoro y'Imana ahebuje rwose, ayo umuntu yamenya, azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 6 n'uwa 7.
Imana ikunda abo yaremye bose, ariko cyane cyane igirira impuhwe abikoreye imitwaro iremereye. Abana b'Imana bakwiriye kwibuka yuko iby'ab'isi badashaka kubaha, Imana ubwayo izabibaha mu buryo bushimishije. Imana yaremye umuntu, ntacyo akeneye ishobora kumwima cyakunganira ubugingo bwe. Ntabwo Imana yatwima ubwenge bwo kubona ibyo kurya byo kugaburira abana bayo. Igihe tugeze mu ngorane nibwo igaragaza imbaraga zayo n'ubwenge bwayo isubiza ibyo tuyisabye. Mbese umuhinzi yamenya ubwenge ate? Abushatse nk'ifeza akabugenzura nk'ubutunzi buhishwe. Imigani igice cya 2 umurongo wa 4. Imana ye iramwigisha. Yesaya igice cya 28 umurongo wa 26. Uwigishije Adamu na Eva yifuza kwigisha abantu bo muri iki gihe. Uwagaburiye abantu benshi imitsima 5 n'udufi 2 ashobora kuduha n'ubu ibihembo by'imirimo dukora. Imana yahaye Abisirayeli manu ivuye mu ijuru iracyariho. Utegeka isi yose ni umutunzi muri byose, kandi azaha umugisha umuntu wese ushaka guhesha abandi umugisha. Ntidukwiriye gucika intege igihe tugize ibidutsinda. Dukwiriye gukora twitonze, dufite ibyiringiro, twizeye yuko isi ifite ubutunzi buruta izahabu cyangwa ifeza bugenewe umukozi ukiranuka ngo abuhunike. Isi irashaje, ariko imigisha y'Imana ntabwo izabura.